Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen. 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 Abantu Imana agire neza, tuvuge ngo amen. Abantu Imana yarokoye, tuvuge ngo amen. Abantu Imana yahaye umugisha, tuvuge ngo amen. Abafite blisi adapri asanse, abantu bakiri imbabazi z'Imana, tuvuge ngo amen. Mana yagize neza. Haleluya. Amen. Mana yagize neza. Reka kakanya rero twinjire mu ndi mwanya. Hari ibyo Imana yadukoreye kugira ngo umugisha wayo ubonekere muri twebwe, kandi turabihimbarije. Ubu noneho twahanura bikemera, twakwerekwa bikemera, ibi byose byabasaho, kubera yuko wari umuvumo w'ibyaha ugize gute, urasenyutse mu izina rya nde, rya Yesu. Ugera mu iteraniro ukabona abantu ntibihane, bavuga ngo iri teraniro ntiryera, ni ry'abatayimoni. Shitani ntabwo yirwanya, shitani ntiyirwanya. Shitani ntashaka kukubwira ngo ihane, kandi ibyaha nyine ari aho ngaho, ariyo nzira ye yo kugufata. Reka rero aka kanya twakirane mu izina rya Yesu. Tugiye kwakirana bacuzi barimo hano, bahaguruke tubakire dukomera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Ariko amashyi na nyumba kumi wa kera ntabwo yemera. Tugiye gutera haleluya eshatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Haleluya. Amen. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsaba umuntu wese tumaze muri iya kane itatu duteranye, tumaze guterana gatatu, ubu ni ubwa kane. Abantu bose rero bajya baterana natwe, ushaka kuba warateranye natwe umunsi umwe gusa birahagije, ntabwo ukiri umushyitsi. Abantu tumaze iminsi duterana nibahaguruke nabo dukomera Imana amashyi menshi tubakira mu izina rya Yesu. Ariko haleluya, haleluya. Nabo bagiye gutera rero eshatu. Haleluya, ngo Imana ishimwe, natwe twakwikiriza ngo amen, abiruka buvuze ngo bibe bityo. Nawe bumfashije ibizima n'abakuru n'abamarayika guhimbaza Imana. Tugiye gutera haleluya eshatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Ariko abacuzi barahari? Barahari. Menya mwasohotse. Reka mbabwire utuntu tubiri shitani. Navuze iby'Imana ikunda, ariko ngiye kubabwira utuntu tubiri shitani akunda. Mbere shitani akunda ni insigariza. Insigariza. Wihane ariko kiriya ntugikore. Icyo gikunda kubino nahitakurikiraho muri icyo cya mbere, ikintu kivuga ngo basengane badahuje, bahanurane batagize gute, berekwe ariko batagize gute, baririmbane batagize gute, badahuje, batererane imisozi ariko ejo bundi Imana aramwe ngo dayimoni rutatanya arimo aragera ku ntego ye.
niba muza kubyibuka mu myaka yatambutse Imana yaravuze ngo haje abadayimoni bane. Dayimoni icyubahiro, cyakora wameze nabi. N'umwana ukivuka arashaka icyubahiro. Umva niba ari icyo rero nibyo bakora n'ibyo bakorana byose badahuje. Mugenzi we nafashwa nawe yibwire ko agiye gufashwa ku giti cye. Ndabibyina ku bwanjye undi se ndabyina. Ariko se Yesu we inzira ijya mu ijuru ni hehe? Twese dufatikanye. Ariko bashyiriyemo ya ndirimbo nkabanza nkaririmba mbere yuko nakira abandi. Leta babwira icya kabiri abagenzi. Reka mbanze nyiririmbe ni handi uko nyoboye n'umwuka ntabwo mfunga ni hahandi. Abikora uko shaka n'icyo uyoboye. Kunyoborwa n'Imana nuko inyobora. Tuvuge ngo amen. Amen. Nayiririmba nuje rwose sindi gukora ibindi bintu. Abagenzi nanjye basi nyiririmbe mpagaze aho wibona ujye muri urwo ruhande. Nubona uhuje na bene so ntacyo bitwaye. Urane bitarimo turaza kuyishyiramo nyuma. Ayirimo. Okay, nacyo ndaza kuririmba mu kanya. Tuvuge ngo amen. Amen. Dore icya kabiri rero ni iki ngiki. Bajye bavuga ubutumwa ariko babugoreke. Kandi n'ababwumva ntibabwumvire. Nibatera haleluya bajya babona imyuka mibi. Nibyo undi kera barokore bagiye ariko nabo niko bimeze. Kera umuntu nyine agifashwa hari ukuntu watangiraga haleluya amina haleluya amina haleluya amina haleluya amina haleluya amina ukibona byarangiye ndimizaje wujujwe byatangiraga muri haleluya amina haleluya amina amina haleluya amina haleluya ugahita uzamukira. Ariko niyo uteye haleluya imyuka mibi yuzuye abantu urajya kumva umuntu ni nk'ikibomba gukubise umushinya ugahita ukuzamukamo ukumva bari kugusakuriza ukumva birimo birabadana uba wanasohoka ukitaye kubera ko haleluya ni igikora. Undi haleluya iki niba ari ikintu nabonye gikandamiza ikuzimu ni haleluya izamukanye umutima utuje. Iyi haleluya irimbagura byinshi ikuzimu. Agenda uzitera ugiye kwimukira mu nzu imyuka mibi yose yari irimo. Ibi rero nibyo shitani yaje biba mu bantu. Muzu bayobora abavugisha bajye bahagarara babako niba bivuga mujye mubona ko ari byo batumwe nibagira ibyo bavuga mujye mubarebere mu ko badasa mugire muhite mwibuka nuko rero no mpamvu Imana yambwiye ngo ahajya gutanga umugisha ku bantu bari buwemere na iribuna imivumo abantu baje gusenga batabishaka. Cyama ngo duhindure uburyo. Nakoze ngo n'abacuzi bari narebe sabe ubushize turi hano hirya iyo bababwira ngo mujye mufashwa mutara n'ubu wasanga musigaranye iminsi ine inzugi zigahita zongera zikagira gutya. Kandi wari umwanya wo kuvoma ntugire gute ntugire gute cyangwa Imana ngo muvome cyangwa Imana igiye no kutwagura. Ari ibintu bibiri umuvumo n'umugisha imbere y'ishobora binga byose umugisha hakaba uhite muti. Reka dusabe abashyitsi baje hano mwihangane nuko natumwe nuko saba abashyitsi baje hano ari ubwa mbere muri iki cyumba cyahanga bahaguruka tubakira amazina rwose tutumene akoresha amazina Yesu niba ari Imana tuyikorere mu mafi. Tugiye gutera n'eshatu turi imwe kabiri gatatu. Imana
izina rya Yesu. Mani baho umugisha, reka twakirane, reka twakire Gatera nawe ahaguruke dukomera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Nitwa Gatera Patrick, naturutse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, mu kagari ka Bukomeye, umudugudu wa Taba, umurenge ni Mukura. Ku itorero ryanyu bita Musange, Paruwasi y'Icyarwa, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 6 bose. Abakobwa ni 4, abahungu ni 4. Uretse gatoya. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, ndi umunyarwanda ufite irangamuntu na mituweli, agapfukamunwa ko ntako ntigira.